bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, turasuhuje. Mwaramutse neza. Igitondo kiza kuri mwese muteze amatwi ikiganiro ubuzima bufite intego, cyanditswe dusoma mu gitabo cyanditswe na Rick Warren, kigashyirwa mu Kinyarwanda na Antoine Rutayisire. Mwese tubifurije ikaze kuri uyu murongo muri kino gitondo. Turashima kandi inama mutugira ndetse n'abandi bakomeje kutwungura ibitekerezo. Tubashimiye rwose Imana ko ibaduhaye kugira ngo tubere abantu umugisha. Nawe utarabasha gukora subscribe, ndakurakira gukora subscribe ndetse na share y'ibiganiro dukora kugira ngo ubashe kugera kuri benshi. Icyakugira umumaro nawe ugifashisha abandi. Kadusenga Imana. Imana igira neza, turagushimiye ko dukunda, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Tugushimiye iki gitondo cyiza duhaye rero, reka uduhe umugisha wawe wo kumenya neza impamvu y'ubuzima bwacu turi kuri iyi si. Reka iby'uyu munsi waduhaye gukora tubikore neza, kandi icyo cyumye ko muri mu izina rya Yesu. Amen. Waremewe kunezeza Imana, niko umunsi wa 8 tugezeho uvuga. Niwe waremewe byose, niwe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa ni ukugira ngo biguhimbaze. Tubona mu byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11, kuko Uwiteka anezerwa abantu be. Zaburi ya 149 umurongo wa 4. Waremewe kunezeza Imana. Igihe wavukaga mu isi, Imana yari ihari nubwo itaboneshwa amaso. Isekera ko wavutse. Yashakaga ko ubaho, kandi kuvuka kwawe kwayiteye umunezero mwinshi. Imana ntabwo yari ikeneye kukurema, ariko yahisemo kukurema kugira ngo ikunezererwe. Uriho kuko igufiteho inyungu, ngo uyiheshe icyubahiro, usohoze imigambi yayo, uyitere umunezero. Kuzanira Imana umunezero kubera ko kuyishimisha niyo ntego ya mbere y'ubuzima bwawe. Nusobanukirwa neza iri hame, ntabwo uzongera kugira ikibazo cyo kumva ntacyo umaze mu buzima. Icyo nicyo cyerekana agaciro kawe. Niba ukomeye bigezaho Imana igutoraniriza kuzabana nayo iteka ryose, ni akahe gaciro karenze ako ushobora kubona? Uri umwana w'Imana, kandi uyitera umunezero. Uri umwana w'Imana kandi uyitera umunezero kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose yaremye. Bibiliya iravuga ngo kubera urukundo rwayo yagambiriye muri Kristo Yesu kuduhindura abana bayo kubw'ineza n'ubushake bwayo. Imwe mu mpano Imana yaduhaye ni ugushobora kunezerwa. Yaguteranije mu buryo buguha gusabana n'ibigukikije, ndetse iguha n'amarangamutima kugira ngo ushobore kunezerwa. Yifuza ko uryoherwa n'ubuzima aho kubucamo ubwihanganira gusa. Igituma ushobora kwishimira ibinezeza ni uko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Kenshi twibagirwa ko n'Imana igira amarangamutima. Imana irishima kandi ikababara cyane. Bibiliya itubwira ko Imana ijya igira agahinda, ikagira ifuhe ndetse ikarakara, ikagira imbabazi, impuhwe, intimba, kwishima, ikagira n'umunezero, igasusuruka kandi ikanyurwa. Imana irakunda, ikishima, ikanezerwa, igahimbarwa ndetse igaseka. Kunezeza Imana byitwa kuramya. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka anezerwa abamwubaha, anezerwa abategereza imbabazi ze. Icyo ukora cyose kinezeza Imana gihinduka igikorwa cyo kuramya. Nk'ibuye rya diyama, guhimbaza bigira impande nyinshi. Byatwara ibitabo byinshi umuntu ashatse gusobanura uburyo burambuye bwo kuramya icyo ari cyo. Ariko muri iki gice turareba iby'ibanze. Abahanga mu mico y'abantu bavuga ko kuramya ari ikintu usangana imico yose. Ni ubukene Imana yashyize mu kiremwa muntu, bimutera guhora ashaka kuvugana n'Imana. Kuramya ni kimwe mu bintu bya ngombwa nko kurya no kunywa. Iyo umuntu abayeho ataramya Imana, iteka yishakira ikindi ayisimbuza, kabone niyo cyaba we ubwe. Icyatumye Imana iturema icyo ni uko nayo ishaka abayiramya. Yesu yaravuze ngo Imana Data ishaka abayiramya.
bitewe n'uburere wabonye mu by'iyobokamana, ushobora kuba ukeneye gusobanukirwa kurushaho kuramya icyo ari cyo. Ushobora kuba wibwira ko mvuga ya materaniro yo mu nsengero arimo kuririmba, gusenga no kumva inyigisho, cyangwa se ushobora kwibwira ko nshaka kuvuga ya mihango irimo gucana za buji ndetse no guhazwa, cyangwa se ugahita wumva amateraniro yo gukiza indwara, ibitangaza ndetse no kwikubita hasi. Kuramya bishobora kubamo ibyo byose, ariko kuramya binezeza kure ibyo. Kuramya birenze kure ibyo bigaragara inyuma. Kuramya ni uburyo bwo kubaho. Kuramya birenze cyane umurimo wo kuririmba. Ku bantu benshi kuramya bivuga kuririmba. Barakubwira ngo mu iteraniro ryacu amateraniro atangirwa no kuramya, hakabona kuza inyigisho. Uko ni ukudasobanukirwa gukomeye, kuko buri kintu cyose gikorerwa mu rusengero ari bumwe mu buryo bwo kuramya: gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kuririmba, kwatura ibyaha, guceceka, gutuza, kumva inyigisho, kwandika ibyo bigisha, gutanga ituro, kubatizwa, igaburo ryera, kuzuza ikarita yo kwemera Kristo, ndetse no gusuhuza abandi mwasenganye. Ubundi by'ukuri kuramya byatangiye mbere y'uko abantu batangira kuririmba. Adamu yaramyaga Imana mu murima wa Edeni, ariko kuririmba ntaho tubibona kugeza mu gice cya 4 cy'igitabo cy'Itangiriro, nyuma yo kuvuga kwa Yubali. Niba kuramya ari ukuririmba, abatahawe impano n'amajwi meza ntibazigera baramya Imana. Kuramya birenze kure cyane indirimbo. Udasobanukirwa kuruseho ni igihe abantu bitiranya kuramya n'ubwoko bumwe bw'indirimbo. Ukumva umuntu aravuga ngo twabanje turirimba indirimbo imwe isanzwe, hanyuma dukurikizaho indi ndirimbo yo kuramya no guhimbaza. Cyangwa ukumva undi aravuze ngo nkunda indirimbo zihuta zo guhimbaza, ariko nezezwa kurutaho n'izigenda buhoro zo kuramya. Ukurikije aya magambo, iyo indirimbo yihuta cyangwa irimo ibyuma birangurura yitwa guhimbaza, ariko yaba igenda buhoro, ituje kandi ikora umutima, wenda bacuranga gitari, ikitwa kuramya. Ubwo ni bumwe mu buryo bwakwiriye henshi bwo gukoresha nabi ijambo ryo kuramya. Kuramya ntaho bihuriye n'ubwoko bw'indirimbo, urusaku cyangwa umuvuduko wayo. Imana ikunda indirimbo z'uburyo bwose, kuko niyo yahanze kuririmba. Indirimbo zihuta n'izigenda buhoro, izivuga cyane n'izivuga buhoro, iza kera n'inshya. Wowe ushobora kuba utazikunda zose, ariko iyo ziririmbiwe Imana mu kuri no mu mwuka, zihimbaza Imana. Abakristo bakunze kumvikana ku ndirimbo bakoresha mu kuramya Imana, buri muntu akarengera ubwoko bw'indirimbo akunda, asobanura ko ari bwo bujyanye na Bibiliya cyangwa ko ari bwo burushaho guhesha Imana icyubahiro. Ariko mu by'ukuri nta bwoko bwa muzika bushingiye kuri Bibiliya, nta manota y'indirimbo dusanga muri Bibiliya, n'ibyuma bakoreshaga icyo gihe ntabyo tukigira. Urebye neza, ubwoko bw'indirimbo ukunda bwerekana uwo uriwe, aho ukomoka na kamere yawe, ariko ntago bugaragaza ku Mana. Ntacyo ugaragaza ku Mana. Indirimbo z'igihugu kimwe zumvikana nk'urusaku gusa mu matwi y'abakomoka mu kindi gihugu. Nyamara Imana ikunda ibidasa, kandi iyo izo ndirimbo zose zirayishimisha. Nta muzika wa gikristo ubaho, habaho amagambo ya gikristo turimba mu majwi. Amagambo ni yahindura indirimbo ikaba indirimbo y'Imana. Si ijwi ryayo, nta jwi ryayo mu mwuka, nta jwi rya mu mwuka ribaho. Nkuririmbiye indirimbo ariko ntashyizemo amagambo, ntabwo washobora kumenya niba ari iya gikristo cyangwa atariyo. Kuramya si wowe byashyiriweho. Nk'umupasitori, kenshi mbona abantu banyandikira ngo nakunze ko mwaramije Imana uyu munsi, byamfashije cyane. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kudasobanukirwa. Ntabwo turamya Imana ngo abantu bafashwe, turamya Imana kugira ngo Imana yishime. Iyo turamya ntitugomba kwirebaho dushaka kunezeza abantu. Tugomba gutumbira kunezeza Imana.
Niba hari ubwo ujya uvuga ngo iteraniro ry'uyu munsi ntacyo ryamariye, ubwo wowe wagiye gusenga ku mpamvu zitari zo. Kuramya si wowe byagenewe Imana. Birumvikana amateraniro yose agiramo igihe cyacu cyo gusabana n'abandi, kwigishanya n'ivugabutumwa, kandi hari inyungu nyinshi dukura mu kuramya Imana, ariko ubundi ntabwo tubikorera kwishimisha. Impamvu nyamukuru yabyo ni uguhesha umuremyi wacu icyubahiro no kumunezeza. Muri Yesaya 29, Imana yitotombera amateraniro yo mu mwuka, yo mu munwa gusa, imitima iri kure yayo kandi arimo uburyarya. Abantu basengaga Imana mu masengesho y'akamenyero, bakayihimbaza bitavuye ku mitima, bakayibwira amagambo y'ubusa, bagakora imihango yashyizweho n'abantu batabanje no kwibaza icyo ivuga. Ntabwo umutima w'Imana ujya ususurutswa n'imihango y'akamenyero. Icyo ishaka ni urukundo rugumana n'ubwitange. Bibiliya iravuga ngo abantu baranyegera bakambwira amagambo kandi bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure. Kubaha banyubaha ni itegeko ry'abantu bigishijwe. Kuramya ntabwo ari kimwe mu byo ukora mu buzima, nibwo buzima bwawe. Ntabwo kuramya ari umwitozo wo mu rusengero. Twategetswe gushaka mu maso hayo iteka ryose no gushima Imana, no gushima izina ryayo kuva izuba rirashe kugeza aho rirengeye. Muri Bibiliya tubona abantu bahimbaza Imana bari mu kazi, bakayihimbaza mu ngo zabo, bakayihimbaza bari ku rugamba, abandi bakayihimbaza bari mu nzu y'imbohe, ndetse bari no mu buriri. Guhimbaza Imana nicyo buri kintu cyose gishobora guhinduka igikorwa cyo kuramya iyo ugikoze agamije guhimbaza Imana, no kwihesha icyubahiro no kwinezeza. Bibiliya iravuga ngo iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujya mukorera byose guhimbaza Imana. Martin Luther yaravuze ngo n'umukamyi ashobora gukama inka mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Umuntu yakora ate ngo ibyo yakoze byose bihesha Imana icyubahiro? Wabigeraho iyo icyo ukoze cyose ugikoze nk'ukorera Yesu Kristo, kandi ugakomeza kuganira nawe urimo kugikora. Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Iryo ni ryo banga ry'ubuzima buramya Imana, ni ugukora byose nk'ubikorera Yesu. Hari uburyo bumwe bahinduye Bibiliya cyangwa se mesaje, maze Abaroma 12:1 barahindura ngo ufate ubuzima bwawe busanzwe bwa buri munsi, gusinzira, kurya, kujya ku kazi, ibyo ukora byose mu buzima ubishyira imbere y'Imana nk'igitambo. Akazi gahinduka kuramya iyo ugakoze ukeguriye Imana, kandi ugakora uzi ko ikureba iri kumwe nawe. Ntangira gukundana n'umugore wanjye, nahoraga mutekereza. Iyo nabaga ndi ku meza mu gitondo, iyo nabaga ndi mu modoka ngiye guhiga, ndi mu masomo, ndi ku murongo mu maduka, ndi muri sitasiyo nagiye kunywesha lisansi, nta na kimwe nabaga ntatekereza, nta na rimwe nabaga ntatekereza fiyanse wanjye. Kenshi nabaga nsa n'uwiganiriza mutekerezaho, ntekereza ibyo mukundira. Ibyo byatumaga numva negeranye na Kay, nubwo twari dutandukanye mu ntera ndende kandi twiga mu bigo by'amashuri makuru bitandukanye. Uko narushagaho kumutekereza kenshi, nagumaga mu rukundo rwe. Kuramya nyakuri ni nk'uko nguko, ni ugukunda Yesu nk'abafiyanse. Ku munsi wacu turimo turiga, turimo turatekereza ngo intego y'ubuzima bwanjye. Mwene data uteze amatwi, twaremewe kunezeza Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe uyu munsi, Uwiteka anezererwa abantu be. Muri Zaburi 49:4a. Ikibazo dukwiye kwibaza kiravuga ngo mbese ni ikihe kintu gisanzwe cyangwa se natangira gukora nk'aho gikorera Yesu ubwe?
mwene datutse amatwi kuri kamera Gospel TV show, ndakurakira kumenya kubana natwe. Ndagusaba kandi kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro bindi bitambuka kuri uyu murongo wa YouTube channel Imana yaduhaye nawe ubashe kubikurikira. Twifurije amahoro y'Imana kugira ngo dusenga n'Imana kuri uyu munsi, twibuka kandi tuzirikana yuko ubuzima bwacu twese tubereyeho Imana. Imana uri mwiza kandi uri mwiza gutegereje bose. Niyo waturemye kandi waturemeye impamvu waturemeye niyo tunyuramo buri munsi. Ubuzima hari igihe utatugendekeye neza n'iyo byatugendekeye nabi, ariko byose urabizi Imana. Tugushimiye ko byose nta kimwe uhishwa, ineza yawe nitubeshejeho, ubuntu bwawe ko kuri twebwe kandi mwe dushoboza kuba umugambi wawe. Ukunurwa n'icyo kintu tuboneka mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Igahumurizwa